turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe kuri mwe mwese kuri aya manywa. Turagarutse nanone kugira ngo icyubahiro kibe cy'Imana ku buzima bwacu, kandi Imana yongere ishyirwe hejuru ubugingo bwacu kuri aya masaha. Muri kumwe na Evangeliste Tesire Beatrice ubakunda, inshuti yanyu ihora ibazanira ijambo ry'Imana. Imana ibampera umugisha inshuti za Mass for Ministry mudukurikira kuri channel yacu, n'abandi mwese ku yindi mirongo za YouTube channel. Tubahaye ikaze, ni wa mwanya nanone w'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Umuntu umwe Paulo yaravuze ngo ahishurirwa hagace, undi agahishurirwa hagace, jewe ngiye kuganira hagace. Karibu rero kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ibyahishuwe ibice 4, umurongo wa mbere. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Yohana yerekwa intebe y'ubwami. Hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye, kandi numva ryajwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda, rimbwira riti zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Reka dusenge Imana. Mana Data, nguhaye icyubahiro kubw'ijambo ryawe. Shyirwa hejuru ubugingo bwanjye ntaba ari jye, izina ryawe riba ari ryo. Ndagushimiye kuko Mwami umfashe mikoro ngiye kuvuga ijambo ryawe, unsukire ku mavuta y'Umwuka wera, kandi ingabo z'ijuru zururukire kubana nanjye. Ubwoko bwawe bugiye kumva ijambo ryawe ubugire neza, amavuta abohora ubugingo bwabo yururuke, imbaraga z'ubutabazi zimanuke ziva huri, kandi kugubwa neza amahoro n'ibyishimo biguturutseho reka bitwarire mu ndiba y'imitima yawe. Urakoze, tangirana nanjye uze gusozanya nanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Mbahaye ikaze nanone kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Intumwa Yohana, umuhungu wa Zebedayo na mama we Elizabeth, nk'uko yakoraga umurimo w'Imana nyine twese turabizi ko yavuze ubutumwa bwiza, ari we wari uhagarariye itorero ry'intumwa muri Efeso. Yakoze umurimo w'Imana ukomeye hamwe n'umugabo Poscapi wari bishop. Nanone icyo nashimiyeho Imana no uyu mugabo ari we wabaye umuntu wa nyuma ufunga umuryango w'intumwa yicwa, agapfa atazize ibyago n'amakuba byinshi by'abami n'ibisonga n'abategeka b'iyose, agapfa mu gihe Imana yari yashyizeho ko imuhamagara. Nanezerewe cyane igihe narebaga ijambo ry'Imana. Yohana yavuganye n'Imana mu mwaka wa 95, kuko mu kirwa Patimo yamazemo imyaka 5, kandi Bibiliya itubwira ko amateka y'igitabo cy'intumwa kitubwira ko yapfuye yujuje imyaka 100. Rero murumva ko yakoreye Imana cyane. Mu mwaka wa 70, aho Yesu yajyaga mu ijuru, yasize abahaye inshingano z'ubutumwa bwiza, abasiga mu isi ibanga itabakunda, abasigira umurage uvuga ngo abatumye nk'intama mu masega, ngo kandi ab'isi bazabanga ntago bazabakunda kuko nayo babanje kumwanga. Rero ubutumwa intumwa zavugaga bwari bugoye, bwari buteye agahinda, kuko ntawabumvaga, nta n'uwabashyigikiraga namba. Natwe uyu munsi wenda uravuga uti muri komenti utuhabwe umugisha mukozi w'Imana nkabona ko wabanye nanjye, ariko bo nta n'umwe wari ubateza amatwi. Icyabo cyari gutotezwa, cyari guterwa amabuye, cyari gucibwa ibihanga, cyari gukurwaho uruhu, gutogoswa mu mavuta, kubahemukira. Zose intumwa 12 za Yesu nta n'umwe wagiye mu ijuru kubw'amahoro. Yohana rero Bibiliya itubwira ko ari we wafunze umuryango w'intumwa kugira ngo apfe, abandi bose bari bararangiye. Yicwa n'urupfu rw'uko ashaje cyane, ariko yararangije manda y'ivugabutumwa. Koko biriya byago 5 byamubayeho, guterwa amabuye, agacibwa igihanga, agatwikwa mu nkwi, agatogoswa mu mavuta, agacibwa amaboko. Icyago cya 5 ari nago bifatiye umwanzuro wo kumujugunya mu kirwa cya Patimo, aho batekerezaga kazicwa na barafu yari irimo. Muri icyo cyobo cyari gifite metero 10 ujya hasi, hanyuma ubuhagarike gifite metero 6.
Bibiliya iravuga ngo ajugunywamo n'umwami witwaga Domitiriya wayoboye mu mwaka wa 95 watotezaga itorero ry'intumwa cyane, amufatira ibyemezo by'uko urupfu abandi bapfuye we adashobora kwicwa narwo, ahubwo ashobora kujugunywa mu rwobo cyangwa se mu kirwa Patimo, aho bari bashyizemo barafu bagashyiramo n'amahwa maremare bateganya ko azapfa yishwe n'inzara no kubora kuko bari bamuciye amaboko. Iyo myaka 5 rero ayimazemo, Bibiliya itubwira ko yagiye kubona akabona marayika w'Imana ari we Yesu Kristo aje muri ya nyanja cyangwa se muri cya kirwa, aje kumuhumuriza kubw'imibabaro n'agahinda yari afite n'ibyago n'amakuba byinshi kubw'ubutumwa bwiza. Icyanejeje umutima wanjye nuko Bibiliya yavuze ngo kwa ushuhuda wa Yesu Kristo na neno la Mungu alikubali kuhatarisha maisha yake. Ngo kubw'ubutumwa bwiza n'ubuhamya bw'ijambo ry'Imana bwa Yesu Kristo yemeye gutanga ubugingo bwe kubwa Yesu Kristo. Ngira ngo jewe sinashobora kugeragezwa nkuko yageragejwe, bamujugunye mu kirwa Patimo gifite mayiri 10 ujya hasi upana mayiri 6, hanyuma bajugunyemo barafu bashyiremo amahwa y'imicongomo, umuntu w'Imana bashe kuba hariya bamuciye amaboko, kuko Bibiliya imbwira ko yatangiye kwandika igitabo ari uko marayika w'Imana yururutse agendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 ari mu kirwa Patimo, mu kuboko kw'iburyo afite inyenyeri 7, mu kw'ibumoso afite amatabaza yaka 7. Imana ishimwe rero ko aya matabaza ngo yari imyuka 7 iyobora itorero rya Aziya, amatorero y'intumwa zagiye zikingura Pasikapi na bagenzi be. Hanyuma ngo inyenyeri yari imyuka y'abayobozi bayobora ayo matorero. Hanyuma marayika yashushanyaga na Kristo wari uje kumwiyereka mu makuba no mu byago, amubwira ati jewe naratsinze rupfu na kuzimu, mfite imfunguruzo za rupfu na kuzimu. Yohana Yesu akamuhumuriza akamubwira ati ubwo nabashije kubaho nawe uzabaho. Nibwo yagiye kubona ngabona marayika w'Umwami Imana afasha amaboko yashubijeho, amuhereza umuzingo w'igitabo ngo yandike ubutumwa 7 bwari amatorero ya Aziya ntoya. Imana yacu ishimwe. Yesu atangiye kuvugana nawe ngo yaragambiriye kumwereka ibizabaho, uhereye icyo gihe yaramweretse ibizakomeza kubaho kugeza ku munsi azazira gutwara itorero. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru, hanyuma y'ibyo ngiye kubona mbona mu ijuru urugi rukinguye, kandi numva ryajwi nabanje kumva ryavuganaga nanjye rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Ibyo Imana yari igiye kwereka Yohana byari bitandukanye n'ibyo yabonye mu maboko y'abakayisari n'abategeka n'ibisonga b'isi, kuko Imana yari igambiriye kumwereka ibiriho uyu munsi. Icyo gitabo cya nyuma cyamwerekaga ibiriho ubu, kugaruka kwa Yesu n'itorero rya Kristo n'umuteguro waryo uburyo rizifata. Kuko nyuma y'ibyahishuwe 22 nta kindi gitabo cyongeye kwandikwa, yamwerekaga nyine bizakomeza kubaho kuva mu mwaka wa 95 kugeza mu mwaka w'100 aho azahamagarirwa n'Imana. Ndimo ndakomezwa rero n'aya magambo, kuko ibi bihamya ni ibintu byabaye mu isi bikorera Imana, ibizima 4, abandi intumwa 12 za Kristo n'ubwoko bwa Isirayeli 12, imiryango ya Isirayeli 12, bukaba ubwoko 24 n'ibizima 4 bishushanya ubutumwa 4 bwa Yesu Kristo. Kiriya gitabo cya Matayo Bibiliya yavuze ko yakomeje kwerekwa mu murongo wa 2 ngo mukanya nkako muri ako kanya mba mu mwuka, ajyanwa mu mwuka, ngo nuko mbona intebe y'ubwami iteretswe mu ijuru, mbona n'uyicayeho, wari uyicayeho yasaga n'ibuye rya yasipi n'iryitwa sarudiyo, kandi umukororombyi wari ugose iyo ntebe usa na maragido. Imana ishimwe. Ibyo ni ibintu yabonaga biri mu ijuru bitari byaha ku isi. Ku murongo wa 4 ngo iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24. Reka nshyire hakitso n'umwanditsi yashyize hakitso.
Imana yacu ishimwe yongere ihabwe icyubahiro. Aya mateka Bibiliya irimo itubwira uyu munsi, kuri iyi tariki y'uyu munsi, muri uku kwezi k'uyu munsi, muri uyu mwaka w'uyu munsi, ni ibintu live Yohana yabonye kandi biriho n'uyu munsi, bizakomeza kubaho kugeza igihe itorero rya Kristo rizakurirwa mu isi, hanyuma Imana igafunga uwo kurasa cyangwa se icyo gitabo. Ibizima 24 Bibiliya itubwira ko ari iriya miryango y'ubwoko bwa Israeli 12 n'umuryango w'intumwa za Yesu Kristo. Nk'uko nabisobanuye, biriya bitabo bitangira bine, Matayo na Luka. Igitabo cya Matayo kigaragaza ko simba wa kabila la Yuda ari Yesu Kristo, ari nawe ushina uzao wa Daudi. Kigaragaza ivuka rya Yesu Kristo nuko ari intare y'umuryango wa Yuda. Igitabo cya Luka kigaragaza umuntu, uburyo igitabo kimusobanura ko yavutse yiyambuye akamero k'ubumana, akiyambika akamero k'ubumuntu, akemera kuvuka akaza mu isi isuzuguwe, acishijwe bugufi nk'umuntu. Mariko bigaragara ko ari ikimasa, kiriya gitabo, kiriya kizima cya gatatu kigaragaza ko ari ikimasa. Bibiliya itubwira ko igitabo cya Mariko nicyo cyagaragaje uburyo Kristo yakoze imirimo n'ibitangaza bikomeye, agirira abantu ubuntu, akiza indwara. Rero abantu bababarirwaga ibyaha kubera ibitambo by'ibimasa cyangwa se inyana, rero kigaragaza ko ari ikimasa. Aribwo butumwa bwa gatatu Yesu yagiriragamo abantu imbabazi n'urukundo, abakiza indwara, akabagirira ubuntu bwinshi. Igitabo cya Luka kivuga neza amateka Yesu Kristo ko ari umuntu wabanye n'abantu, kikagaragaza igisekuru cya Yesu, kikagaragaza ivuka rye, kikakomeza kitubwira amakuru y'ubwami bwa Yesu Kristo n'aho akomoka n'inkomoko ye. Imana Data wa twese yongera ishyirwe hejuru ubugingo bwacu muri aya magambo. Ndanezerewe cyane, nkunda igitabo cy'amateka y'intumwa kuko n'abantu bitanze bamaramarije iby'uru rugendo kandi bizeye ingororano zabo ku Mana ko bazazihabwa. Umurongo wa 3, reka twumve ijambo ry'Imana. Ngo wari yicayeho yasaga n'ibuye rya yasipi, ryitwa yasipi. Ubwo n'ubwiza bw'Imana n'icyubahiro cy'Imana kiri mu ijuru, kuko ibiri mu ijuru ntabwo bisa n'ibyaha ku isi. Ibuye rya yasipi n'iryitwa sarudiyo, kandi n'umukororombyi wari ugose iyo ntebe wasaga na maragido. Iyo ntebe yari igoswe n'izindi ntebe 24. Kuri iyo ntebe mbona abakuru 24 bicaye bambaye imyenda yera, no ku mitwe yabo bari bambaye amakamba y'izahabu, bigaragaza ko banesheje, Imana ikabahemba. Imana ishimwe, buri muntu wese ubikora bikunze azabigororerwa, niko igitabo kitubwira cy'ihame ry'ijambo ry'Imana. Aba baragororewe, bacyuye igihe cyabo cyiza, barangiza neza. Nimvuga ngo barangije neza, si uko barangije mu mudendezo baceza domboro ya soro, bari mu kabyiniro, bambara uko bashatse, bavuga uko bashatse, bakora ibyo bashatse. Bari ku rufatiro rwa Yesu Kristo n'intumwa ze, bari ku mahame yo kuzakorera Imana, bakemera akarengane Yesu yabibabwiyeho. Aravuga ati muzihangane kugeza ku munsi wa 10. Uriya munsi wa 10 washushanyaga abategeka n'ibisonga b'i Roma, bari kubatwaza igitugu, babatwara heka kubw'ijambo ry'Imana, kugira ngo bakorere ku mategeko yabo n'amahame yabo, ariko ntibabyemeye. Ari nayo mpamvu bapfuye urupfu rutandukanye. Buri umwe wese yapfuye urupfu rwe. Uwatogoshejwe mu mavuta si we baciwe igihanga, uwakuweho uruhu si we bashyize ku muriro bamuteka bamwotsa nk'ibitoki ku nkwi. Buri muntu wese Imana agiye imugenera ikigeragezo kingana no kwizera kwe. Yesu rero arabihanganisha, aragira ngo bazaba bizerwa kugeza ku munsi wo gupfa, kandi uwo munsi wo gupfa ugereranya n'umunsi wa 10. Ibi byasobanuraga bariya bategeka babahatiraga gukora ibyangwa n'amaso y'Imana no kuba baca intege mu bwami bw'Imana, kugira ngo nyine baziringe bapfe bihakana Kristo n'ijambo rye. Ariko babaye abizerwa. Ibyahishuwe bimbwira yuko mu gitabo cy'amateka y'intumwa yuko bapfuye nta mugayo bariho. Imana nta cyaha na kimwe yabacyashyemo, ahubwo yabashimye ko batanze igihe cyabo, bagatanga imbaraga zabo mu bwami bw'Imana, bakagaragaza ko ari inyangamugayo, ari ibisonga bishakwaho ko byegurirwa ubwiru bw'Imana bigasoza neza.
Data rero aduha umugisha twumva aya magambo, Imana itugire neza. Maragido cyangwa se ibuye ryitwa yasipi, ibyo byagaragazaga ubwiza bw'Imana, ibintu byo mu ijuru bitabasha gusa n'ibyo mu isi koko bifite igiciro cyinshi. Umurongo wa gatanu ngo bari bambaye, umurongo wa kane ngo bari bambaye imyenda yera, no ku mitwe yabo bambaye amakamba y'izahabu. Ibyo ni ukunesha, no kugororerwa mu mirimo myiza bakoreye Imana. Umuririmbyi yararirimbye ngo amakamba arahari, ngo ngwino nawe ukuremo iryawe. Aya makamba azahabwa abanesheje, ngunesha ni uzambikwa ikamba ry'ubugingo. Imana ishimwe. Mu murongo wa 12 mu bice bitatu haravuga ngunesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi, nanjye nzamwandikaho izina rishya ry'Imana yanjye n'ururembo rw'Imana yanjye, ari rwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Ndashaka kuvuga ku kunesha kw'abera bari hano mu isi basiganirwa kuzabona Imana. Aya makuru nayo kwizerwa, kandi yabivuze izanabisohoza, koko iri jambo ni umuteguro utegura abantu bazajya mu bwami bw'Imana. Ndima ndibaza ko utakora ufite intege nkeya, utakora ufite ibimyori, utakora uvuga ngo ese abatubanjirije twamenya bariwe. Bibiliya turangiye icyerekezo barimo, bari mu ijuru ry'Imana, baguwe neza, barahembwe, bahawe amakamba y'izahabu kubw'imirimo myiza bakoreye Imana. Ndagira ngo tujye inama kandi tuganire muri iri jambo, icyatumye bahabwa imbaraga zo gutsinda no kunesha bakitwa abera b'Imana, bikitwa ibizima 24, bakitwa imyuka y'abera iri imbere y'Imana, irimo isenga ivuga ngo mwami, ese uzageza hehe kutubabaza? Ni ryari uzahora inzigo z'abanzi bacu? Nuko hari abababaje ariko bakihanganira mu gakiza k'Imana. Twebwe rero bijya bitugaragaraho ko tugeragezwa tugata kwizera, ariko Yesu yaravuze ngo nta kigeragezo kizaza kirenze kwizera k'umuntu. Nimba nta kigeragezo kizaza kirenze kwizera k'umuntu, ibyo ngibyo bikuriza, ibyo bikubabaje, Yesu arabizi, kandi arambuye ikiganza iyo miraba yose yahunga, ibyo bibazo byakurwaho, ukabona amahoro muri Kristo, ukishimira umubyibuho w'agakiza k'Imana. Nagusezeranye nkubwire ko ubwami bw'Imana butwaranirwa intwarane zibugishamo imbaraga. Sindi muri babandi bavuga ngo uzabona Imana uzaguruka rimwe mu kanya gato ube warigezemo. Ijuru riratwaranirwa intwarane zirigishamo imbaraga. Abatubanjirije bose batanze igihe cyabo, batanga ubuzima bwabo kugira ngo bandikwe mu gitabo cy'urwibutso ko bitanze bamaramanije iby'urwo rugendo, nuko hari ibyo bemeye gutakaza ku bwa Kristo bizeye. Pawulo aravuga ati byari inyungu yanjye, byampindukiye igihombo ku bwa Kristo namenye, kandi ndasiganwa kugira ngo singire icyo Kristo yamfatiye. Ntago Imana yaduhamagaye ngo dukorere mu bute n'ubunebwe, ntago Imana yaduhamagaye kugira ngo turebere ku bandi uko bakora. Oya, yaduhamagaye ku giti cyacu, kuko ijwi ry'Imana ryumvikana mu mutima wa buri wese, irahamagara abantu bakizweyo ku mariri basinziriye, mu mayerekwa nijoro, kandi ikanavugira no mu majwi. Bamwe ikabasanga mu burwayi, abandi ikabasanga mu kazi ari bazima, ikabasanga mu mudendezo, mu mahoro n'ibyishimo. Rero ndagira ngo nkwibutse ko ineza y'Imana ku buzima bwawe uzayibona nimba warakoreye Imana neza. Aba bene data Imana yise ngo ni ibizima 24, ni imyuka y'intumwa 12 n'ubwoko bwa Isiraheli, imiryango 12. Na buriya butumwa bune buhamiriza imbaraga z'Imana no gukora kwa Yesu Kristo, ko yakoreye mu mbaraga z'ijambo, akiyambura akamero k'Imana, agahinduka umuntu, akicisha bugufi, akemera no gupfa urupfu rwe ku musaraba. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sifa zimrudie Mwenyezi Mungu. Na amasaha dushobora gutekereza neza, ese abakoreye Imana bagacyura igihe cyabo neza bateraga waraza? Barasiganwaga ngo barangize gusa badategereje ibihembo ku Mana? Bibiliya itubwiye ko bahembwe ibitsibo, bakambara amakamba,
kandi bari imbere y'Imana. Aho niho nsiganirwa nanjye ngo nzahagere, aho niho ndarikira abanteza amatwi kuri aya masaha, kugira ngo imirimo yose dukora tuyikore tuzi ko isaha nigera tuzagororerwa n'Umwami. Imana ishimwe, yongere ihabwe icyubahiro ku buzima bwacu. Data atwishimire kandi atugire neza. Nkomereje muri uwo murongo, nari ngeze ku murongo wa 6. Imana ishimwe. Ku murongo wa 5 ijambo ry'Imana riravuga ngo umwe wo muri abo bakuru arambura igitabo. Umurongo wa 5, umwe wo muri abo bakuru arambura igitabo ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawudi yaranesheje, ngo abumbure iki gitabo amene n'ibimenyetso 7 bigifatanyije. Ibimenyetso 7 bigifatanyije bwari ubutumwa 7 bw'amatorero, niko navuze, kandi bwari ubwiru bugombwa busabwa ko abantu babumenya. Nuko ngo mbona hagati ya ntebe ya bya bizima 4 no hagati y'aba bakuru umwana w'intama ahagaze asa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana. Intumwa kujya mu isi, intuma kujya mu isi yose. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe, maze kwenda icyo gitabo bya bizima 4 n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'Imana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Data ahabwe icyubahiro, sifa kwa Mungu wa Israeli. Imirimo yose dukorera hano mu isi tuzayigororerwa, n'amasengesho dusengera hano mu isi afite ahantu agenda agashyirwa. Imana ikaza gutega amatwi yumva gusenga, yumva amasengesho yasenzwe n'abera. Ingoma mu gitabo cy'Ingoma ngira ngo za mbere ibice 7 ku murongo wa 14 ndibaza, Bibiliya yaravuze ngo Imana yumva gusenga gusengerwa aho hantu. Iyo abantu b'Imana birije ubusa bakatura ibyaha byabo bagasenga, ngo bakiyeza, amaso y'Imana n'ubwenge bw'Imana n'umutwe w'Imana biramanuka byose bikajya muri iyo nzu, Imana ikamanuka ikumva gusenga gusengerwa aho hantu. Bibiliya itweretse ko amasengesho y'abera basenga yashyizwe mu rwabya, akagotwa n'ubudahangarwa bukomeye, akagotwa n'icyubahiro cy'Imana. Dushimire abanyamasengesho basenga mu gihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye, basenga mu gihe kiriho n'igihe kitariho, kuko aya masengesho agira umumaro nyirayo. Ayo masengesho ashobora kujya ahantu agahinduka urwibutso imbere y'Imana, kuko mbonye ko amasengesho dusenga atabasha gupfa ubusa, arabikwa agashyirwa ahantu, kugira ngo igihe kimwe marayika usubiza ibyifuzo by'abantu ajya akora muri icyo giseke, arebe ngo abadata basenze gutya, Mana bagirire neza. Kandi turasenga, twarangiza gusenga tugategereza ingororano z'abasenze, tugenda tuziboneye dukomeje kuguma mu rubuga rwo kwizera mu mahame y'ijambo ry'Imana. Ndabararikira rero ko tuba abanyamasengesho, ndabararikira ko tuba abantu begera Imana cyane muri ibi bihe bya COVID-19, muri ibi bihe by'ibyorezo biteye abantu ubwoba, muri ibi bihe ibyogajuru bihagaze, indege zo mu kirere ntizibashe kugenda, imodoka imipaka igakingwa, ibintu byose bikabura umuhanga wabihagararira, ariko Imana igasigara yitwa Imana. Iki cyorezo gitangiye numvise ijambo ry'Imana muri gihe rivuga ngo aho imbaraga z'abana b'abantu zirangiriye niho iz'Imana zihera. Njye nari mfite icyifuzo kivuga ngo amatorero wenda afungurwe, hanyuma abantu bakurikize amabwiriza ya leta, bambara udupfukamunwa, bakaraba intoki, n'ayandi bafata inkingo, dukomeze turwane n'icyorezo, koko ntago turaba gutinya icyorezo ngo kiduheze mu mazu tuvuga ko dutinya Satani n'abadayimoni. Ariko ibyo byabayeho kubera kwirinda no kugira ngo abantu bose barindirwe mu bumwe, kuko kujarajara ariko kwatumaga umubare w'abandura ukomeza kwiyongera. Ariko igihe cyose ikigeragezo cyazaga gitewe n'Imana cyangwa Imana yarakivuzeho, byasabaga ko abera babera amaso ubugingo bwabo.
ntibatwarweho amateka n'ijambo ryahanuwe, kuko ibigeragezo iyo bije bisaba ko duhagarara tukazamura kwizera kandi tugasenga Imana kugira ngo ariyo munyamaboko n'umunyembaraga ubasha kudukiza ibigeragezo. Ariko ikigeragezo kije abantu bakiyagika ibitugunguru baba batari mu rugendo neza. Rero Imana itugirire neza, itwambika imbaraga kandi duhe kumva no kumvira, nanone dukomezanye n'Imana mu kwizera. Umurongo wa 7 ngo araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe. Imana imuhereza ububasha. Yesu aracyakira, igitabo kitumenyekanisha, igitabo kivuga imirimo ikomeye, igitabo kivuga ibimenyetso by'Imana ku bantu bayo. Ndebye gato nkasubira inyuma muri Matayo mu isezerano rishya 24, ibimenyetso biranga ko Kristo azagaruka n'imperuka y'isi hariya muri biriya bice 24 muri Matayo, Bibiliya irabitubwira neza. Ngira ngo Bibiliya yongera kuvuga ko indunduro y'ijambo ko amagambo yose yumviswe. Nta kintu kirimo kidutungura, ibyorezo byarahanuwe, ibihe bikomeye kubera b'Imana, kuzamburwa Bibiliya, hakaza izindi nshya zitwa Yerusalemu nshya zitakaza amagambo y'Imana amwe n'amahame y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ukuntu abantu bazarica mu isi, abantu bakiremera ibindi bitabo, ukuntu abera bazatotezwa bagashyirwa mu nzu y'imbohe, ibyo bigatuma kurira kwabo no kumena amaraso kwabo ari byo bizazana Kristo gutwara itorero. Bibiliya ivuga ngo yamkini hata wateure. Bibiliya rero ivuga ngo yamkini hata wateure, nuko n'abera b'Imana bamwe bizabageraho nkuko byageze ku ntumwa, ariko itorero rigakomeza mu isi. Ariko icyitonderwa NB ni ukureba neza ibyo bitugezeho bisanze tumeze gute, duhagaze gute mu kwizera, turahamya Kristo gute, ese tuzamubona niyerekanwa cyangwa turatwarwa n'imiraba, ibyacu birangirire mu magambo. Ndagira ngo rero dukomezanye ku bw'aya magambo. Intumwa zarangije neza kandi Yesu ntiyazicyaha, ntiyavuga ko zakoze ibyaha mu kugeragezwa kwabo, babana n'Imana mu ijambo ry'Imana n'ubuhamya bwe barangiza neza. Ibyo nibyo nifuriza abakozi b'Imana dufite amatorero, duhagarariye ama YouTube channel, dufite imbuga za WhatsApp, kubwira abantu inkuru z'ibyururutse umutima, tukagira ngo nibakomere, Yesu yaranesheje kandi yabanye n'abera, izongera ineshereza abera bayo. Ntimukuke umutima, nimugaruke twisunga amaboko y'Imana ya Israheli kandi dusenga ubudasiba, kunesha ko ni ihame ridakuka tuzanesha. Imana ishimwe. Umurongo wa 9, Imana yacu itugire neza, ngo bari bambaye imyambaro yera, ariyo masengesho y'abera. Ntucike intege mu masengesho, ukomerere mu Mana kandi wisunga amaboko y'Imana. Ngo nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda iki gitabo no kumera ibimenyetso bigifatanyije, kuko batambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose yo mu isi n'indimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. Ndamamaza amaraso ya Kristo ku bakomeye n'aboroheje n'abimbata n'abumudendezo. Ndamamaza ko amaraso ya Yesu Kristo akuraho ibyaha, ababarira, abohora ingoyi zose z'umutima, kandi amaraso ya Yesu Kristo atuneshereza imyuka y'abadayimoni. Iyi ndirimbo abera baririmbaga niyo ndimo ndirimba muri aya masaha, niyo nifuza ko nawe waririmba mu gihe kizaza n'igihe uhagaze mu munsi. Tunesherezwa n'amaraso yamenetse Karuvari ku musaraba, dutsindishirizwa n'amaraso ya Yesu. Ayo ngayo tuyibutse, tubona ko ibintu byose bishoboka. Ibitambo n'amaturo ntibishobora kutubabarira ibyaha, inuma n'intungura n'ibimasa n'ihene ntibibasha kutubabarira, ariko amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ku bwacu niyo ndangira abasore bari mu itabi, niyo ndangira abasore barimo banywa ibiyobyabwenge, abasore bari mu buraya, abakobwa barimo bahemuka. Haracyari ibyiringiro yuko Imana yagutegera amaboko ikakumva. Ngwino rero twifatanye natwe, dusabe Imana iduhindure kuba abera b'Imana batariho ibizinga n'iminkanyari. Umwami Imana tugire neza mu ijambo ry'Imana. Umurongo wa 10 niwo ngezeho, ry'abamarayika benshi bagose. Umurongo wa 11, ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose iyo ntebe na bya bizima n'abakuru, umubare wabo wari inzovu, inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza.
bavuga n'ijwi rirenga bati umwana w'Imana watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro. Icyubahiro ni cy'Imana ya Israheli. Biblia iratubwira ngo Yesu ni simba wa kabila la Yuda, ni ushina uzao wa Daudi, ni mwana kondoo, ni simba wa kabila la Yuda, ni shahidi aliye mwaminifu, jina lake ni Kristo, ni mwana wa Mungu, ni nyota ya kung'aa ya rufajiri rusifa. Ayo ni amazina ya Kristo. Ni ukwiriye icyubahiro n'ubutware no gukomera. Nta yindi mana dukwiriye kuramya mu isi, nta yindi mana twazamurira icyubahiro, nta yindi mana twarata, nta buhangange, nta bwiza, nta cyubahiro, nta bukaka, nta bushema, nta mafaranga. Byari bikwiriye yuko duhagarara imbere y'Imana tuvuga izina risumba amazina yose. Izina twahawe gukirizwamo, nta rindi zina dufite kwamamaza hano mu isi twakomera amashyi, twahereza icyubahiro, twategerezamo agakiza, twazabonerwamo agakiza k'Imana. Ni izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana w'Imana. Icyo dusabwa muri aya masaha ni ukunesha, tunesherezwa n'amaraso yamenetse i Karuvari ku musaraba ku bwacu. Biblia ivuga ngo kupigwa kwake sisi tumepona dhambi. Imibyimba ye n'inkoni n'ingegene bamushyize ku bitugu nizo zaduhesheje kuba bazima. Ndagusaba ko wahereza agaciro izina rya Yesu Kristo, ugahereza agaciro umwami w'amahoro uzagucungura, agacungura amoko n'indimi yo mu isi akabyegurira Imana. Nta yindi mana dufite. Ndangira abantu, jewe ndasaba ko waba ukomeye, waba uri umwami, uri gisonga, uri gikomangoma, ngwino mu izina rya Yesu Kristo riruhura abarushye, ngwino mu izina rya Yesu rifite imbaraga no gukiza, ngwino mu izina rya Yesu risumba amazina yose mu isi no mu ijuru, ngwino mu izina rya Yesu niryo nzira n'ukuri n'ubugingo. Ngwino twisunge ijambo ry'Imana tuzarangize neza nk'uko intumwa za Kristo zarangije neza. Imana ishimwe, yongere ihabwe icyubahiro ku buzima bwacu. Haleluya. Niwe bacunguriye abami n'imiryango n'amoko n'abakomeye n'aboroheje bo mu isi bose. Imana nishimye. Umurongo wa 13 ngo nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibibirimo byose bivuga biti ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi by'isumba byose yicaye kuri ya ntebe y'umwana w'intama iteka ryose. Nuko bya bizima bine byikiriza biti amina, n'abakuru bikubita hasi baramya ihoraho iteka ryose. Sifa kwa Mungu wa Israeli. Urimo uraramya Imana ki? Urimo urasenga Imana ki? Uri imbere y'Imana ki? Urabwira Imana ki? Ubayeho ku Mana ki? Ibi bizima bine n'abakuru 24 basobanukirwa ko icyubahiro no gukomera ishimwe ari ry'Imana ishobora byose. Ndagira ngo aho uri umfashe tuzamura icyubahiro cy'Imana, kuba uriho si imbabazi za Satani, kubaho kw'inkoko si imbabazi z'agaca. Ndagira ngo kuba ufite akazi abandi ari abashomeri ni imbabazi z'Imana, nta cyurusha bize, barize, baraminuje, bafite certificate zabo, baratsinze, baranesheje, nabo nabera. Ni iki cyatuma wibuka ko Imana yakugiriye neza ukayicyubahiro kikwiriye? Kuba warabyaye hari ingoma zitahawe abana kandi zarakoze mariage nk'abandi. Kuba uriho udaterwa n'abadayimoni hari abarimo bagwa ibicuru uyu munsi wowe uri muzima. Kuba ugenda bikemera nta cyurusha bacitse amaguru bari mu muhanda. Kuba utaryamye mu bitaro CH na Rwa Faisal n'ahandi ukaba uri muzima ni icyubahiro ukwiriye guha Imana. Imana rero adusaba ko buri cyaremwe cyose gihumeka umwuka wariho cyaramye Imana kizamura ibiganza kikavuga ko Imana ikwiriye icyubahiro n'ubutware n'ubushobozi, nta bindi Imana ihari twaramya, twahereza icyubahiro. Ariko urabirengaho ukajya ku bapfumu, urabirengaho ukajya mu byaha runaka, urabirengaho ukibagirwa gusenga, ukabyuka ugenda ukagaruka ukarya mudasenze. Jya wiragiza Imana uyihe icyubahiro kikwiriye, kuko icyubahiro n'amashimwe n'ibyiyicaye kuri ya ntebe. Bene data rero baramije Imana, bazamura icyubahiro cyayo, baravuga ngo
inzovu n'uduhumbagiza baravuga ngo niyo ikwiriye icyubahiro, nta yindi mana iriho atari yo. Niyo mpamvu yavuze ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Imana yacu ishimwe, yongere ishyirwe hejuru ubugingo bwacu. Reka turebe ijambo ry'Imana. Bakoreye Imana neza bakayihagararamo bafite amahoro muri Kristo Yesu, kandi nta teka bazacibwaho. Ndagira ngo uzane ubwenge bwawe, ubumenyi bwawe, twebwe twese twisunge Kristo, kuko niwe banze ryo kwizera. Ni umugabo wo guhamya, yitwa Amena. Nanone niwe itangiriro n'iherezo, nta yindi mana dufite itari iyo ngiyo tubwira abantu. Ibyahishuwe 22 ariho ndi burangiriza ijambo ry'Imana. Umurongo wa 12 haravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Abera bagororewe ibitsibo by'amakamba ya zahabu bicara imbere y'intebe y'Imana, baraho bararamya ku manywa na nijoro, ntibwira ntibucya, nta bibazo bibayo, nta mwijima, nta zuba, hari amafu y'umwuka wera aho bari. Arimenyekanisha ngo iyo avuze ibyo yitwa Arufa na Omega, iya mbere n'iy'imperuka, y'itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu rurembo binjire no mu marembo. Banyure mu rurembo binjire, banyure mu marembo binjire no mu rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akanabikora. Jyewe Yesu ntumye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo ku by'amatorero. Nijye gishyitsi cya Dawidi umwuzukuruza we, kandi nijye nyenyeri yaka y'uruturuturu. Umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva ahamagara ati ngwino. Kandi ufite inyota naze, ushaka ajyane amazi y'ubugingo ku buntu. Umurongo wa 18 ngo uwumva wese aya magambo y'ubu buhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti ntihagira umuntu uzongera kuri iryo jambo ry'Imana, iryo jambo ry'iki gitabo. Ndamuhamiriza nti nihagira umuntu uzongera kuri yo, Imana izamwongerere ibyago ibyanditswe muri iki gitabo. Kandi nihagira umuntu ukura muri iki gitabo amagambo y'iki gitabo n'ubu buhanuzi, Imana izamukure ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuri rwa rurembo rwera rwanditswe muri iki gitabo. Uhamya ibyo aravuga ati ye, ndaza vuba. Amena. Ngwino mwami Yesu. Ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe mwese. Amahoro ya Kristo akomeza twarire mu ndiba y'imitima yanyu. Ndanezerewe cyane kuba twabanye mu ijambo ry'Imana. Amagambo y'Imana nayo kwizerwa, tubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Rero ndararika abantu mwese kuza kwisunga amaboko y'Imana ya Israheli muri ibi bihe bikakaye kandi bigoye. Timoteyo yaravuze ngo ni ibihe bizaba birushya, ni ibihe by'intagondwa, ni ibihe by'abantu bigize El-Shabab, ni ibihe by'abanga babo, ni ibihe by'abakunda impiya, ni ibihe by'abatuka Imana, ni ibihe by'abantu bashaka inyigisho ziryoheye amatwi yabo kuruta inyigisho z'umwuka wera n'igitabo cy'Imana cyera. Ariko twihangane dufatanyirize hamwe kwemera ko Kristo ari we banze ryo kwizera. Twemere twiga amagambo y'Imana, kuko aho turimo tujya ni habi. Uko Imana yari irejo n'uyu munsi niko ikiri. Yabanye n'intumwa n'abahanuzi n'abizera. Bibiliya ikabitwereka yuko banesheje bagatsinda, igitabo kikandika ubuhamya n'amateka yabo. Natwe turimo turarangiza manda yo kuvuga ubutumwa hano ku isi. Yesu namara kwerekanwa itorero rya Kristo rizamutse, Bibiliya iravuga yuko isi yose izacura umwijima,
hanyuma abantu biruke bagana ku nyanja y'Iburengerazuba n'Iburasirazuba, abantu bigira abahanuzi. Umuntu ageze akubwira ati Yesu ari ku musozi hariya, ariko Yesu yaravuze ngo muzirinde ntihazagire umuntu bayobya, koko uwamenye Kristo azaba yazamutse. Abo muzaba mugiye kuramya no gusenga ni Antikristo uzaba urimo ukora mu mayoberane kandi arimo ava mu byicaro bye bikuru yeregereza i Yerusalemu. Bibiliya rero iravuga yuko ufite ugutwi niyumve icyo Umwuka abwira amatorero. Iki nicyo gihe cyo kumva no kwisunga imbaraga z'Imana. Chanzo cha imani ni kusikia na kusikia huja kwa maneno ya Mungu. Hanyuma rero nimba umuntu atakumva, atabwiwe kandi atamenyeshejwe, ijambo ry'Imana niryo ndererwamo twireberamo uko ubugingo bwacu buhagaze muri iyi minsi iruhije abagenzi. Uhagaze ute rero wa mukobwa we? Uhagaze ute wa mama we? Uhagaze ute mukozi w'Imana mugenzi wanjye? Uhagaze ute mu butumwa urimo uvuga? Ese urarangira abantu inzira yo kwera no gukiranuka? Iyo nzira ngo ni inzira nyabagendwa, abacunguwe ntago bazayiyoba, n'abaswa bazayinyuramo. Ariko iki ni igihe cyo gutega amatwi kugira ngo wumve kandi wumvire. Imana ikuramburira amaboko, igutabare, ikugire neza, uzaboneke muri wa mugabane w'abazaraga ubugingo buhoraho, bakarya imbuto z'igiti cy'ubugingo. Data rero atwishimire kandi amahoro y'Imana akomeze gutwarira ku ndiba y'imitima yanyu. Ndabakunda, ni ijambo ry'Imana narimbazaniye kugira ngo dukomeze kwibukiranya, twambikane imbaraga mu bw'aya magambo. Data atugirire neza. Umwuka arahamagara ati ngwino umukwe n'umugeni. Itorero rya Kristo turimo turarimbishwa, itorero rya Kristo turihanganira umusaraba wa Kristo kugira ngo niyerekanwa ku bicu tuzamusanganire. Imitima n'umubiri n'ubugingo birarindwe bitazabonekaho umugayo kuri urya munsi. Amahoro y'Imana rero atwarire ku ndiba y'imitima yanyu. Data bishimire, nta kinanirana ku Mana mu gihe cyakizweho. Ibyahanuwe byose bizasohora, kuko indunduro y'ijambo iravuga ngo byose byarumviswe. Reka dusenga n'Imana. Sinzi icyo wabwira umutima wawe muri aya masaha, sinzi uburyo wakwegera Kristo ukisunga imbaraga ze, sinzi intambwe watera kugira ngo Umwami Imana abashe kuguha amahoro akwiriye asesuye kandi umunezero wa Kristo ubashe kubana nawe. Egera Imana rero, iravuga ngo nimunyegera nzabegera, nimuntabaza nzabatabara, mbereke ibiruhanyije umwana umuntu adakwiriye kumenya. Ibihe rero nibyo gutwarana, intwarane zibigishamo imbaraga. Tanga igihe cyawe mu Mana, tanga umutima wawe ku Mana, umva ijambo ry'Imana, izera Yesu nk'uzava mu isi. Umuririmbyi ari mu mwuka aravuze ngo umunsi umwe tuzirirwa mu isi ntabwo tuzayiraramo. Pawulo aravuga ati turabashyitsi n'abimukira iwacu ni mu ijuru, ndasiganirwa aho ntegekwa kugera kugira ngo nsingire icyo Kristo yamfatiye. Ngwino dusenga n'Imana muri aya masaha. Umwuka wera w'Imana bane nawe kandi Imana ikwishimire. Inshuti zacu kuri Mass for Ministry badukurikira no ku migabane y'isi, abakunzi bacu, turabasaba inkunga yo gukora subscribe, share na comment kubw'ijambo ry'Imana. Mukomeze mwamamaza ubutumwa bwiza. Abajyana n'abandi gutabara abandi bazagororerwa na Kristo. Rero Imana ibampera umugisha. Reka dusenga n'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi n'ubudahangarwa, ushimwe kubw'ijambo ryawe Mwami. Iyi ni isaha tubumburiye igitabo kuvuga ubwiza bwawe n'imbaraga zawe n'imbabazi zawe ku bantu bawe. Uri Imana yahozeho kandi uzahoraho iteka ryose. Wabanye n'intumwa, ubana n'abigishwa, ubana n'abizera. Ndasenze ngo amaboko y'Imana Data wa twese yururuka akomeze amaboko y'abantu bitiriwe izina ryawe. Wururuke usukire umwuka wera ku mitima iguye umwuma. Ijambo ryawe rigira umumaro ku bantu bacitse intege. Komeza amavi yatentebutse, zamura amaboko yabuze imbaraga mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware. Fasha abantu bawe turindirwe mu mwe bw'umwuka wera. Twebwe twese dukomerezwe intambwe n'ibirenge byacu, ubashishe guhagarika amaguru yacu mu butumwa bwiza. Mwami Imana yacu, wavuze ko inkweto ari ubutumwa butwiteguza bw'amahoro. Reka buri muntu wese akwete, reka ingabo yo kwizera ibe mu gituza, reka ingofero nk'agakiza k'ijambo ryawe ry'ukuri ribe mu mitima y'ubwoko bwawe. Rwanya ibyabarwanya utsembe byabatsemba,
unaniza ibyabananiza, utesha agaciro ibyabahagurukira, urema amashimwe ku bakobwa n'abahungu bacu, witamurure ingabo z'abanyagiputa zicika igikuba, bamenye ko muri Isirayeli hari Imana iturwanira kurusha iy'abanyagiputa. Data ndagushimiye ko kuri Imana kandi uri bushoboze buri muntu wese kumva no kumvira no gucishwa bugufi akomeza kweza ubugingo bwe mu gihe dutegereje impanda kivuga ukagaruka gutwara itorero ryawe. Duhe rero kwera no gukiranuka, udushoboze tugotesha ingabo z'abamarayika bakomeye, ubwami bw'Imana bwiruruke bubane natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwana w'Imana. Amen. Shalom, ndabakunda, amahoro y'Imana aganze mubane na Kristo.